Niba ujya wibaza hagati ya avoka za hasi na avoka za fiyorite izinjiza amafaranga menshi, iki kiganiro ni icyawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uhinga avoka, ushobora kuba uzicuruza cyangwa se ukaba ufite ibitekerezo byo kuzakora umushinga. Niyo mpamvu navuze ngo reka ntegure iki kiganiro abakunzi ba Mr Tech Rwanda kibahe. Aha ngaha rero bivuga iki? Ngiye kubereka ku bigendanye n'umusaruro. Igihe avoka zerera, ese zitanga uwuhe musaruro? Ese zitanga amafaranga angana iki? Ibyo byose ni ibintu bitatu tugiye kubaganiriza. Reka ntangire mpereye ku kigendanye n'igihe avoka za hasi zerera ugereranije n'igihe avoka za fiyorite zerera. Nindangiza ndajya ku kigendanye n'umusaruro fiyorite itanga cyangwa se hasi itanga. Noneho nsozereze ku kigendanye n'amafaranga hasi ishobora kuguha ndetse na fiyorite amafaranga ishobora kujya gute kuguha. Ntabatindiye rero reka tugendane. Ubundi iyo uhinze avoka za hasi undi agahinga avoka za fiyorite ntabwo umusaruro igihe kimwe. Ni ukuvuga ngo fiyorite ushobora kuyisarura mu myaka 2, ariko hasi mu by'ukuri ushobora gutangira gusarura mu myaka 2 n'igice. Ako ndumva gasobanutse. Hasi urasarura mu myaka 2 n'igice cyangwa 3, fiyorite usarurire mu myaka 2. Ibyo bivuze iki? Ku muntu mwahingiye rimwe wahinze hasi n'uwahinze fiyorite ntimuzasarura rimwe. Uwahinze fiyorite azagutanga, kandi fiyorite ishobora kuzera avoka nyinshi cyane. Ibyo ngibyo urumva ko biratandukanye. Aha ngaha ni ukuvuga ngo ku cyo wajyaga wibaza cy'igihe bizerera, fiyorite yerera igihe gitoya, hasi ikerera igihe kinini ugereranije ariko kitari kinini cyane. Akunda gasoje. Reka tujye ku ngano y'umusaruro zitanga rero. Ni ukuvuga ngo umuntu wahinze fiyorite undi agahinga hasi, mu by'ukuri ntabwo banganya umusaruro. Uwahinze fiyorite agira umusaruro mwinshi. Ni ukuvuga ngo uwahinze hasi ntabwo azagira umusaruro ungana n'uwa fiyorite. Fiyorite irahunda cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyiza byayo. Hasi irahunda ariko hari igihe ntihunda nka fiyorite. Aha ngaha bivuze iki rero? Muraza kugenda wumva ugereranye nurangiza uze kumva ngo nahinga hehe. Icyo nababwiye rero, icyo uza gusozerezaho nicyo kiza kubitandukanya kandi nicyo cyarurangiza. Aha ngaha twahinze hasi, duhinga fiyorite. Hasi yerera igihe kinini ugereranije na fiyorite, fiyorite yerera igihe gitoya. Tugiye mu musaruro, fiyorite irahunze cyane, hasi ntihunze cyane nka fiyorite, ariko tuze gusozereza ku kigendanye n'amafaranga zinjiza ndetse n'isoko. Icyo nicyo byose bivuga ngo bisobanukiraho. Iyo ugiye ku isoko rya hasi irakunzwe cyane ku buryo utabitekereza. Haba ari isoko ryo mu Rwanda, haba ari isoko ryo mu mahanga. Ni ukuvuga ngo bahitamo hasi cyane ugereranije na fiyorite. Wajya kuri fiyorite ni ukuvuga ngo yagurishwa cyane mu isoko ryo mu Rwanda, ariko ntiyagurishwa ku isoko ryo mu mahanga. Bivuga ngo ako ni akantu kiyongere kuri hasi. Mu mahanga barayisobwa, niko navuga hasi, ariko ntabwo basobwa fiyorite, hari aho utanayijyana. Icyo ni ukuvuga ngo ni ikintu kinini cyane. Reka tugendere ku bantu bahinze ibiti bingana. Twahinze ibiti 100 byose bya umwe ahinga fiyorite undi ahinga hasi. Uwahinze hasi ashobora kurusha amafaranga uwahinze fiyorite. Kubera iki? Domande cyangwa se ahari bushore za avoka za hasi ni henshi kuko zirashorwa mu mahanga. None uwa fiyorite we araza gusanga zikenewe mu Rwanda kurusha hehe mu mahanga. N'abakunzi ba fiyorite cyangwa se ba hasi ntibangana. Aba hasi ni benshi cyane. Uriye kuri hasi ni uko ngo ntabwo yifuza fiyorite. Impamvu rero zigurwa mu mahanga ni ze za hasi. Zigira uruhu rukomeye, ni uko zishobora gutinda mu bwikorozi cyangwa se mu nzira. Ni uko hasi fiyorite mu gihe hiye ishobora kubora, ariko hasi ni uko ifata igihe kinini kugira ngo izabure. Aha ngaha tubisobanura iki rero? Niduhinga ibiti bingana bya hasi, uwa hasi azinjiza amafaranga menshi kubera ko ashobora kuzishora ku isoko mpuzamahanga. Murabizi no mu nama y'umushyikirano icyo kintu cyagarutsweho ko avoka zikenewe ku isoko mpuzamahanga. Ariko ni ukuvuga ngo iyi hasi muri kubona ntabwo ishobora kujya hasi y'amafaranga 400. Mu gihe fiyorite ukuri kuyigurisha ntabwo wavuga ngo irakunzwe cyane, ntabwo izageza kuri 400 nk'uko hasi yayigezaho. Iyi ngiyi ushobora no kuyigurisha 500. Kubera ko iki? Nko muri iyi minsi turi kuvugana mu kwezi kwa 2 nta hantu wabona inavoka. Umuntu ashobora kuzigutuma ukazibura, ariko ivoka zisanzwe wagira gute wazibona. Nicyo bivuze rero. Aha ngaha biraterwa nawe kugira ngo ufate icyemezo cyo gukora ubuhinzi bwa avoka. Reba isoko ndi gutagetinga niriye. Ndatagetinga isoko ryo mu Rwanda cyangwa se ndatagetinga isoko ryo mu Rwanda no mu mahanga. Ese mu Rwanda avoka zikunzwe cyane n'izi?
ni izi za hasi cyangwa se ni izi za fuelite. Ni uko ibyo byose ukabireba, warangiza ukavuga uti Mr Tech Rwanda yaduhaye amakuru, hasi mu mahanga irakunzwe irashakishwa, fuelite ni ukwanga mu Rwanda iragurwa, navuga nk'izindi nayo igurwa no mu mahanga rimwe na rimwe, reka nkongere rimwe na rimwe bashobora kuzitwara, ariko hari ibihugu bishobora kutajyamo izi za fuelite, izindi kubereka za fuelite. Ahangaha rero kirasobanutse, menya ko hasi yerera igihe kinini ugereranyije na fuelite, itangira guhunda nyuma ya fuelite. Fuelite yera nyinshi ariko hasi ikayirushaho ko ishakishwa mu mahanga ndetse no mu Rwanda, kuko uyiriyeho ni ukuvuga ngo yifuza gukomeza kuyirya. Reka mbereke iyi ngiyi murebe, iyi ni hasi. Nababwiye ko idashobora kujya hagati munsi y'amafaranga 400, ariko na 500 wayitanga kandi yagurwa, kuko nko muri minsi ntaziriho. Avoka zishobora kugurwa zikaboneka, ariko hasi ntaziriho. Ibyo nibyo mbabwira, zirahingwa cyane. Tureke dukora ubuhinzi rero bwa avoka, tumenye aya makuru, tumenye ko tubigenza, ariko nsoza nk'akantu nababwira, wihinga hasi gusa cyangwa uhinge fuelite gusa. Ufate nka 70% uzihingemo hasi, ufate 30% uzigire fuelite. Wumve ubuhinzi bwawe uko buzagenda neza, uzabibwira Mr Tech Rwanda muri commentaire. Icyo ngicyo kirarangiye, nzakomeza mbabwira ibiganiro bitandukanye kugira ngo ubuhinzi bwa avoka tuzagenda tujyamo tujye tubukora kinyamwuga, twumve ibyo dukora, ibyo tugomba kwitaho, ndetse n'isoko uko tugomba kuritwara. Ese isoko turarihaza gute? Kuko avoka nk'ubu ni nkeya, avoka ni nkeya cyane. Ibi ngibi mubyumve guys, avoka ni nkeya, abantu n'abazinze ntibazitaho, niyo mpamvu avoka ziba nkeya. Abantu bahinga avoka ni benshi pe, n'abantu batubura avoka baraba batubura, ariko so wahinze avoka irera. Ese yera zingahe? Umwe ashobora guhinga avoka ikera avoka 10, ni ukuvuga ngo undi agahinga avoka akeza avoka 500. Niyo mpamvu avoka ari nkeya rero, zirahingwa ariko ntizitabwaho, kandi nta n'umusaruro zigize gute zitanga. Nimureba ibiti mfite hano jyewe byitaho cyane, niyo mpamvu ubona ishobora kwera avoka ntukeke ko ari hasi, kuko ni nini cyane. Ubutazabwira kandi kantu k'ingenzi nakababikiye, kuko murabizi ko ngenda mbabikira utuntu tw'ingenzi mbakubitamo mu mpera z'umwaka, mu ntangiriro z'umwaka, hagati yawo, kugira ngo mugende namwe mukora ibibafitiye umumaro kandi mwinjiza agafaranga. Ibyo byose nibyo niyemeje, duhindura imyumvire, twumve ko ubuhinzi atari ubw'abakene, atari ubw'abantu batize, bimwe twirataga abantu muri rusange. Ubuhinzi ni ubwa buri wese, n'ubwo umuntu ujijutse uri kuhabona, kuko harimo gutya. Twese dushaka ibijya mu nda guys. Ndabakunda, murankunda, mukore subscribe, like na share. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe ujye ubona ibiganiro, ukore notification bikugerereho igihe. Wowe dusanzwe tubana rero, duhe comment ibyo wifuza ko twajya tukuganiraho. Stay tuned.